turi kumwe rero n'abaturutse muri Catches, ndi kumwe na Mignone kugenda tuganiriza ku bijyanye n'ubucuruzi bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ariko binyuze muri Catches. Twari turi kurebera hamwe uburyo bikorwa ariko mu by'ukuri agiye kubitwereka mu by'umwihariko uransobanurira ubwo nimba hari n'amashusho ahari badufasha bayanyuzemo kugira ngo abadukurikiye babashe n'ubundi kureba Catches ikora gute. Okay? Yego. Niramo. Yego, icyo tugiye kubereka nuko ukuntu umuntu akora registration kuri Catches cyangwa se muri make ukuntu agira account kuri Catches. Twavuze ko hari uburyo butatu baraza kubibona ariko ubwo buryo butatu ntabwo ubukoresha bwose wowe uhitamo bumwe ariko ubworoshye cyane kuruta ubundi nukukoresha Google account yawe. Google account yawe okay, uragenda ukatereshaja go kuri App Store cyangwa se kuri Play Store. Yego. Ukadownloadinga application ya Catches. Yego. Ubundi ugafungura kunyuzamo email cyangwa se ushyiramo na password byose. Shyiramo iki n'iki. Iyo ukoresheje account yawe ya Google nta bindi bintu bigusaba. Ukanda handitse ngo injira na Google cyangwa se login with Google, warangiza ugahita uhitamo email ushaka gukoresha bikaba birarangiye. Ariko iyo wakoresheje sign up niyo mpamvu naguvuze ngo ubwo buryo busa n'ubugoranye bigusaba gushyiramo amazina yawe, email yawe, nimero ya telefone na password. Nyine bisa naho ari birebire ariko nabyo birakora ubishatse nibyo wakoresha. Magingo ngaya tukavuga ko Catches imaze igihe kingana gute iri mu Rwanda? Catches itangiye mu Rwanda vuba, donc twabonye COVID-19 ije tugira igitekerezo cyo gufasha abanyarwanda gukomeza gukora business zabo neza, gukora ubucuruzi bwabo neza, ari nako bakurikiza ingamba zo kwirinda. Duhitamo gutangira iyi platform. Ni nshyashya ariko abanyarwanda benshi batangiye kurikoresha kandi n'abataratangiye kwikoresha nababwira ko rwose barasigaye mu by'ukuri ahubwo bayidownloading none ubungubu nabo kugira ngo nibyo tuvuga babyumve. Niba ari gukora registration dutangire kubimubwira ukuntu abikora, ayifite ahita abikora bikunde. Okay, abantu se bari nk'ahantu batuye nk'ahantu hatari internet wafasha gute wenda ku buryo ashobora kuba yakwaccessinga kuri bino bicuruzwa byanyu? Nta internet ufite ntago bishobora gukunda. Yego, bigusaba kuba ufite internet. Yego. Ubwo se nk'umucuruzi ukeneye kuba yacuruza wenda agacururiza kuri nkuko mubikona akadire ko ushobora kuba kwinjira muri Catches kugira login, amazina, agashyiramo email na password ndetse no mujyi utuyemo. Ariko nanone hari umuntu dukurikiye adafite wenda nka telefone, smartphone. Ari umucuruzi ufite ubushobozi bwose ariko na smartphone afite ntabwo akaze kwisinya kuri Catches cyangwa bisaba wenda kuba afite telefone gusa, ntabwo bisaba wenda kuba wenda na laptop ntiyabikora? Yego, no kuri laptop yabikora kuko dufite website nayo ibintu byose ushobora gukora muri application muri telefone no kuri website yabikora. Ni wa3.catches.com. Okay. Ubuse noneho yego ni wa3.catches.com mumaze gutangira muze gito cyane mubona byoroshye. Ubundi gucuruza ku mbuga nkoranyambaga mu byo mubona byoroshye kuko abakompeta ni benshi, hari abacuruza. Yego. Hari ubucuruzi buhari bukorwa mu Rwanda busanzwe umuntu ajya ku isoko akagura. Yego. Hari n'ubucuruzi bukorwa yego ufite nk'imyenda ko ati ngiye mfite akantu keza ndaza kukuzanira. Yego. Akuzanira agashati nimba ari keza, kuzanira ku nimba ari rwiza, akakuzanira mu rugo. Habaho uburyo bitandukanye bwo gucuruza. Ni gute mwiteguye ubundi competition? Uburyo butandukanye bwo gucuruza burahari. Nkuko wigeze kubivuga kare, hari n'abantu bavuga ngo ngiye ibintu byagenda bipostinga kuri WhatsApp abantu babibone babigure. Ariko Catches itandukanye cyane n'ubwo buryo bwose abantu bakoresha bacuruza. Gute rero? Mwihariko wanyu ni wowe? Yego, Catches ni platform nini cyane ihuza abantu bose benshi cyane bafite ibintu runaka bashaka kugurisha ndetse n'abafite ibyo bashaka kugura. Umuntu uri kuri WhatsApp aba ashaka guchatinga cyangwa se nyine kuganira n'inshuti ze ariko umuntu uje kuri Catches abaje either aje kugura cyangwa se aje kugurisha. Bivuze ngo ukoresha Catches uba wizeye ko uri bubone abakiriya bagura ibintu byawe. Okay. Ikindi kuri Catches uba ufite uburyo bwo kugereranya ibiciro. Niba wowe ugiye kugura ikanzu urasanga abacuruzi benshi bacuruza amakanzu, uhitemo ubwo gushaka ugereranya ibiciro uvuge
ibi ngibi ndabona bihenze wenda ibi ngibi ndabona ari byo nahitamo nyine ufite uburyo bwo kujyanya ibiciro kuri telefone yawe wicaye aho uri ugahitamo icyo ushaka bitakugoye. Twarebye uburyo umufasha abantu kugira ngo ibicuruzwa bibagereho n'ibyo baguze bibagereho, tureba ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kuba yayikinjira muri Catches. Agomba kuba afite internet by'umwihariko, afite mudasobwa cyangwa se smartphone, telefone ngendanwa yabugeneye kugira ngo ibashe kuba yabikora. Mumaze gutangishiza igihe gito cyane, nta mbogamizi mwaho nazo wenda nko ku muntu ushobora kuba wenda yodarinze ikintu kikaza kitujuje ubuziranenge. Oya, izo kese ntago turazibona. Yego, urebye no kuri reviews z'abantu bamaze gukoresha app yacu bavuga ko ari nziza, nta bibazo nk'ibyo ngibyo turahura nabyo. Gusa nanone niyo twahura nabyo umuntu wese uzagira ikibazo nk'icyo ngicyo turahari kugira ngo tumufashe, yazatubwire tuzahita tumukurikiranira ikibazo. Okay, ubwo rero ku bakeneye kumenya uburyo ushobora kuba wabona wakinjira muri Catches, by'umwihariko hari uburyo ushobora kugenda ugafungura konti yawe ukinjira muri Catches. Reka turebe uburyo bwa mbere kugira ngo ufungure Catches usabwa iki. N'amasegonda make cyane tugaruke mu kanya turebera hamwe ku mbogamizi harimo nuko hari ibicuruzwa byinshi bishobora kujya ku isoko, ariko mu by'ukuri tukareba nimba abantu bari kubigura, ese biragurwa byo noneho byifashe bite, ese noneho bibageraho ku gihe, ese noneho wenda mu gihe habayeho nk'umutekamico ahangaha hakorwa iki. Reka tugaruke mu kanya gatoya. Uko wafungura iduka ryawe kuri Catches. Fungura application ya Catches iri muri telefone yawe maze ukande handitse amaduka. Kanda kuri fungura iduka nonaha, hitamo kugerageza ukwezi kwa mbere ku buntu. Ubu noneho ugiye gushyiraho ibiranga iduka ryawe. Shyiraho ifoto ya logo na cover y'iduka ryawe, no kuvuga amafoto aranga iduka ryawe. Hitamo icyiciro iduka ryawe ririmo. Shyiramo izina ry'iduka ryawe. Andika aho iduka ryawe riherereye. Shyiramo email yawe. Shyiramo nimero yawe ya telefone. Shyiramo andi makuru ajyanye n'iduka ryawe. Hitamo amasaha bashobora kuguhamagariraho maze wemeze gufungura iduka. Urabona ubutumwa bukubwira ko iduka ryawe ryafungutse. Ubu ufite iduka kuri Catches. Ushobora gutangira gushyiraho ibicuruzwa byawe. Kubikora kanda ku kamenyetso ko guteranya ukurikiza amabwiriza. Ubwo ni uburyo butandukanye ushobora kuba wakwinjira muri Catches. Ubwo no gufungura konti yawe binyuze muri application ya App Store cyangwa se Play Store, aho udownloadingira ama application uburyo bwagufasha mu kuba wagura ukanacuruza hifashishijwe ikoranabuhanga ryo binyuze muri Catches. Ngo ni ku buntu. Mbere ko tujya mu karuhuko gatoya nari nkubajije tise urabona nka kumwe mu shyiraho ibicuruzwa byinshi, urugero ushyizeho isaha, hari amasaha atandukanye, hari isaha za gold nk'ingi, hakabaho isaha za argent, hakabaho zifite umugozi, hakaba ari n'izifite like nk'udusa duto cyane, kugira ngo umuntu ugiye kugura amenye karita agiye kugura. Haba hariho description y'ibyo ari buze kugura, haba hari kugira ngo udukurikiye bashe kumva ko byane kuko niba ari n'ubuntu biranoroshye ndanye no kugura ko kanya. Yego, no kuvuga ngo umuntu ugiye kugurisha ikintu kuri Catches ashyiraho icyambere amafoto meza agaragaza iyo product. Hanyuma agashyiraho n'ibindi bintu byose bikubwira ngo ese ikintu ngiye kugura ni ikihe, ubwoko, ibara, buri kintu cyose ushobora kwifuza kumenya ku kintu ugiye kugura. Byose bifite umwanya byagenewe ubishyiramo kugira ngo umuntu ushaka cya kintu abe kuko afite information zuzuye zituma ashobora kukigura. Ni description byose biriho. Yego. Okay. Ni ibiki bijya kuri Catches? Catches ijyaho ibintu byose n'ibiribwa. Yego, nimvuga ngo ibintu byose wumve ngo byose. Noneho narubwo bisaba ko ari bishyashya gusa. Ushobora kuba wowe ufite telefone yawe usanzwe ukoresha kumva ushaka kuyihindura. Iyo ngiyo wari usanzwe ukoresha urayifata ukayigurisha kuri Catches ukagura indi. Ushobora kuba ufite inkweto zawe wenda zitakigukwira cyangwa bimeze gute warazambayeho, urazigurisha kuri Catches ukagura izindi. Nuvuga ngo ugurisha ibintu byabe bishyashya byaba n'ibyakoreshejwe. Aha ngaha mfite impungenge ko urabona muri system abantu bizi ikoranabuhanga bazi ngo system yabaye overloaded
ikaremera cyane bitewe na content zibifite. Ahangaha ni mugira abantu benshi cyane baje kugurisha bakashyiraho ibicuruzwa byinshi cyane, system ikuzura ikagenda bikayinanira, muzakora iki? Icyo kibazo twaragitekereje kare, twamaze no kugikemura. Dufite sava nini cyane cyane ishobora kujyaho amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu n'amamiliyoni y'ama products barimo kugurisha. Uvuga ngo abantu bose bashaka gucuruza, abantu bashaka kugira ikintu bagura, bose bazaze kuri Catchies. Nta kibazo system yacu zigera igira. Okay, tugiye kujya ku bwiza n'ingano y'ibicuruzwa ku isoko. Ku isoko hari n'igihe like ashobora gufotora, telefone zirabeshya murabizi, akaza urugero afotoye like nk'ishakoshi, katavuga ishakoshi, amashakoshi y'abadamu, abakobwa, hari ishakoshi dutoya two kujyana mu birori. Yego. Hari n'amashakoshi manini washyira mu butaka wajyana ku kazi, nini rwose ijyamo ibintu byo n'inkweto zajyamo. Yego. Kubera ifoto yafotoye yayegereye ukabona ni nini. Iyo habaho ikibazo cy'uko kalite y'ibyo borderings idahwanye nuko abantu babyeexpectingaga, ahangaha mubikemura gute nka Catchies? Kuko ibibazo byagiye bigaragara haba kubodenga ku zindi platforms zitandukanye za Kiku, kuri Amazon, he hose. Mwebwe no mwihariko wanyu n'uwe? Abantu bamaze gukoresha platform yacu barabibonye. Nago tubaha platform gusa ngo mugure munagurisha, ahubwo tubagira n'inama y'ukuntu bazayikoresha kugira ngo ibintu bigende neza. Muri web cyangwa se no muri application hari ahantu twabashyiriye izo information turazandika. Inama tubagira rero ni iyi: icyambere, ntukishyure umuntu product yaguhaye itarakugeraho, ngo umaking sure ngo ese iyi ngiyi niyo koko nabonye niyanzaniye ni karite nshaka. Hanyuma ikindi cya kabiri, kubera ko wenda umuntu ashobora kukubeshya cyangwa akagutuburira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turababwira ngo niba muhisemo ko wenda kugira ngo abikuzanire muri buhure, mujye muhurira ahantu hatihishe, nyine muri public places. Yego. Ubwo no kuvuga ngo icyo ngicyo warumbaje cyo kuvuga ngo wamenya gute ko ni ari isakoshi ingana uko wayibonye, ifite karite wayibonanye, nyine umwishyura ari uko ikintu waguze ko kwamaze kukibona uri sirko aricyo. Izo nizo mbogamizi abantu benshi bakunze guhura nazo mu gihe bari kugura ibintu hifashishijwe ikoranabuhanga, ariko mu by'ukuri hakaba n'uburyo bwo kureshya abakiriya. Catchies mukora iki? Kureshya abakiriya like ibicuruzwa byacu ni gutya, ni haba ikibazo. Biro yanyu bahehe kugira ngo njye sumta ningura ikintu ngasanga nta gucuruzanya nacyo basubize mujye kuteza imbere kuri wawe nakiguriye, ahazaga nabite safi. Ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se kuri email yacu info@catchies, cyangwa se nanone ukaduhamagara kuri 0788066666. Iyo nimero buri gihe ibiriho, tuba twiteguye kubumva abakiriya bacu no kubakemurira ikibazo icyo ari cyo cyose baba bafite. Hanyuma dukorera Kacyiru hafi na Minagri. Yego. Hakibazo cy'amasiko ngize mu gihe umuntu yodarinze online akibeshya agakanda hatariho, bishoboka ko ashobora gusubira back akari order yakoze cyangwa se yari yatumije akabisiba akabikansaringa. Yego, urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane. Aba nago uwodaringa kuri Catchies. Ubwo ngo nago kwa kundi ugenda kuri izindi e-commerce ukajya ushyira muri kati ibintu urimo kugura. Kuri Catchies nago ariko bimeze. Ahubwo iyo ubonye ikintu ushaka kugura, tuvuge wenda ni kanzu ugiye kugura, urayibona ukabona ko irimo kugurishwa, hanyuma uyikandaho. Iyo uyikanzeho uba ufite uburyo bubiri bwo kuvugana n'umuntu urimo kuyigurisha. Ushobora kumuhamagara, hariho buto yo guhamagara, ushobora guhita umuhamagara direct mukavugana, cyangwa se nanone mushobora guchatinga mukoresheje Catchies. Ushobora kumwandikira text, ukamwohereza ijwi, ukamwohereza video, amafoto, ikintu cyari cyo cyose. Nyine harimo option ya chat imeze neza cyane. Muravugana direct, nago ushyira muri kati. Niba ubonye ikintu ukabona ushaka kukigura, uhita uvugisha umuntu urimo kukigura. Okay, abacuruzi mumaze gutangirana amagingo ngaya bamaze kuba bangahe kugira ngo twumve niba bya bintu koko abanyarwanda byo gucuruza ku mbuga nkoranyambaga barabihugukiye noneho? Mu by'ukuri ni benshi cyane.
ntago nakubwira ngo umubare n'uyu nguyu. Uzi impamvu? Ni ukubera ko umuntu uwo ari we wese ubu ngubu ni umuguzi ni n'umucuruzi. Wowe ushobora kujyaho ukagura ukanacuruza. Umuntu wari wese ubyutse akumva afite ikintu ashaka kugurisha, ahita ajya kuri Catches akakigurisha. Buri munsi bariyongera buri munsi. Yego. Okay, ni byiza cyane. Ngubwo rero uburyo butandukanye ushobora kuba wakora ubucuruzi bwawe wifashishije ikoranabuhanga, ariko binyuze muri Catches birumvikana. Reka twongere turebe gatoya uburyo ushobora, ariko nagize amatsiko ngewe. Hari uburyo umucuruzi ashobora gupressinga igicuruzwa afite akagishya kuri Catches. Yego. Ni gute? Arafotora akabishyiraho nkuko postinga like kuri Facebook ugashyiraho. Yego, bijya gusa kuko ntabwo bigoye. Icyambere ufata amafoto y'igicuruzwa ufite. Ushobora guhitamo uko uyafata ku kanya cyangwa se ugakoresha ayo usanganwe muri telefone. Hanyuma muri application cyangwa se no kuri website hari ahantu hari akamenyetso ko guteranya ko gushyiraho nyine iyo product yawe ushaka gushyira. Hanyuma ugakandaho hagahita haza screen iguha umwanya wo gushyiramo ya mafoto, description, buri kintu cyose ukeneye kuvuga kuri product yawe. Okay. Reka tubirebe ubundi tugaruke mu kanya. N'uburyo ushobora kuba washyira ibicuruzwa byawe kuri Catches kugira ngo nabwo ukurikiye nabo bashe kuba bamenya ko iki gicuruzwa cyawe nabwo gihari, ko nimba ugiye gufotora ifoto igaragara n'ufotore mu bihu itagaragara cyane, ifashisha agakamera keza, agatelefone gafotora neza, cyangwa se n'akandi kantu kawugene ko gufata amashusho. Reka turebe gato tugaruke mu kanya tujya no muri business time. Mu kanya gatoya rwose David Nzabonimana dufitiye byinshi ku bijyanye n'isoko kuri uyu wa kane. Dore uko washyira ibicuruzwa byawe kuri Catches. Fungura application ya Catches iri muri telefone yawe. Kanda ku kamenyetso ko guteranya kari ahagana hasi. Kanda kuri shyiraho ifoto. Ndi kumwe na Mignon naturutse muri Catches by'umwihariko ibibazo bitandukanye. Hari abanyuze mu gikari bamaza se noneho utubari ko twafunze umuntu ukeneye nk'inzoga Catches ziremewe kuba zagurishirizwaho. Oya. Kuri Catches hariho ibintu bitandukanye umuntu ashobora kugurishirizaho. Harimo ibinyabiziga, umutungo utimukanwa, urugero nk'ubutaka n'amazu. Hari amatelefone n'amatablete. Hari ibikoresho bya electronic, urugero nk'amafrigo n'ibindi. Hari ibijyanye n'abana, imyambaro y'abana, ibikinisho, n'imyambaro y'abagore, y'abagabo n'ibindi byose. N'ibiribwa se? Yego, n'ibiribwa. Nkeneye nko kurya nk'ubu ndashonje. Nari kuvuga inzara. N'ubu ndashonje like nkeneye kurya. Ndodaringa bize iminota ingahe? Ni ukuvuga ngo wowe ugendaho nkuko nabikubwiye. Ikintu nshaka ko wumva neza n'abandi bantu barimo kureba iki kiganiro bakabyumva. Iyo ntabwo udaringa kuri Catches, ahubwo wowe uragenda kuri Catches ukavuga ese iki kintu nshaka kiri kuri Catches, ukagishaka
warangiza ukakibona noneho uhita nyine ubwo ubona nyiri kugurisha icyo kintu warangiza ukamuvugisha niwe ukubwira ngo birakugeraho mu minota ingahe. Okay, niwe ukubwira kujyaho mu minota ingahe, nyamuneka muramubyumva cyane nimba ukeneye agatama birakureba. Inzoga zo ntago ziriho. Okay, ikibazo cya nyuma nifitiye nuko ndi kwibariza se like nk'abadukurikiye hari nk'abo ushobora kuba ari interesse yo kugira ngo wenda akoreshe catches. Catches ubundi igira indimi zingahe kugira ngo wenda uvuga Ikinyarwanda yisangemo, uvuga Igifaransa yisangemo, ukeneye gucuruza uko yaba ari kose n'abacuruza yisange muri catches. Yego, catches ikoresha indimi eshanu. Nukuvuga ngo uramutse uvuga Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili n'Ilingara, ushobora gukoresha catches ubyumva neza rwose izo ndimi zose zirimo. Okay. Yego. N'umuntu wari wese wacuruza kuri catches ntago bisaba ko wenda ufite company iri enregistré muri RDB ukishyura n'imisoro. Sanga neza bagukwepa imisoro. Tubivuga tusubira ibindi. Neza bagukwepa imisoro kumva ngushije kuri catches. Sibyo? Yego. Mfite urugero nk'amakanzu ntacyambara. Yego. Ngiye kwegushira kuri catches. Sibyo? Sindi enregistré nta company mfite sindi enregistré muri RDB, nta nati namba barampereza muri Rwanda Revenue Authority. Ahangaha nka catches yo mu regisi yazaba hagukwepa imisoro bikaba nka black market. Oya. Nukuvuga ngo twebwe icyo dushaka gufasha abanyarwanda nukubafasha kubona ibintu bakeneye kugura no kugurisha produits zose bakeneye kugurisha bitabagoye. Ariko se ugiye kugurisha azana ibihe byangombwa ukeneye nimba like ngiye kugurisha ibintu kuri catches ndo mucuruzi sabwa iki like hari documents zose zisabwa kugira ngo ni habaho na ya misoro kuyishyura ayishyure. Ushaka kuvuga uri umucuruzi usanzwe ufite wenda shop isanzwe? Yes. Yego. Documents zara ni nkizihe kugira ngo nudukurikiye atumva ko ari ibintu bari wese ashobora guhita yahita ajyamo hatabaho kwagukwepa kw'imisoro. Yego. Nukuvuga ngo iyo usanzwe ufite shop isanzwe iyo shop yawe irasanzwe nyine ni yawe ariko ntaho ihuriye na catches. Twebwe icyo tugufasha no kuguha indi shop iri online abantu bashobora ku accessinga biboroheye. Uko usanzwe ukoresha ya shop yawe isanzwe iri physical ukomeza uyikoresha gutyo imisoro ugomba gutanga ugakomeza ukayitanga. None ariko twebwe tukaguha uburyo bwo gufata bya bintu ufite biri physical ukabyimurira online. Okay, reka nshibire cyane menyane naturutse muri catches ngira ngo akoze gutegura utumire bwacu. Nawe urakoze cyane. Wowe ufite ibicuruzwa bitandukanye ukeneye kuba wacuruza rero wumvishe ko n'umwanya n'uwawe kuba wacuruza binyuze kuri catches ni uburyo bworoshye cyane bwo kubikora ariko unyuze kuri catches ugomba gufunguza konti birumvikana ugakurikiza n'andi mabwiriza yose kugira ngo ibicuruzwa byawe bigere kure nawe ubwawe ugura ibintu byiza kandi byizewe ku isoko ariko ntamuneka ntimunyire mu nzira y'ubusamo wishyure imisoro.